ibihumbi by'amafaranga menshi y'amanyarwanda biragaragazwa ko biri guhabwa abanyarwanda benshi. Gusa ku rundi ruhande hari abantu benshi bari kurirayo kwarika bavuga ko nabo bariwe ibihumbi by'amagana y'amafaranga, bayariwe mu buryo bw'ubutekamitwe. Mu by'ukuri hari ubutubuzi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bwadutse ko abantu batubura amafaranga cyangwa se bakavuga ko hari umugisha uturutse ku Mana. Ariko se ibi bintu birashoboka? Gutubura amafaranga byaba bishoboka? Reka dutange ingero nibura 2 cyangwa 3 zigaragaza niba bishoboka cyangwa bidashoboka. Niba barayakuriye uraza kwandika nimero zawe muri comment kugira ngo uzaduhe ubuhamya. Ariko abanyarwanda mwarapfuye mugera ahangaha ku buryo umuntu aza akabarindagiza, ari umuntu warindagiye akaza akabarindagiza. Mwarwaye iki koko abanyarwanda? Ariko ngira ngo nibibazo byo kuba abanyafurika dufite ikibazo rwose. Mwaba mu buzima bwanyu mwarigeze mwumva umuntu wagiye muri gereza bakamufunga bamukekaho gukora imashini ikora amafaranga? Muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda nta muntu n'umwe wemerewe gukora amafaranga yaba mu buryo bugaragara cyangwa se uburyo bw'igitangaza, kubera ko ibi ngibi bishobora gutera itakaza agaciro ry'ifaranga nyarwanda, inflation. Aretse buri wese akikorera amafaranga uko ashaka, amafaranga yaba menshi kuruta ibyo agura. Urugero, wajya ujya kugura umugati w'ijana kuri ubu ngubu ukawugura nk'ibihumbi 5 cyangwa birenga, kubera ko amafaranga afatika yaba ari menshi kuruta ibyo tuyaguramo, yaba yarataye agaciro. Niyo mpamvu ubuyobozi bw'u Rwanda cyangwa se ababishinzwe bagize uwo bafata yakoze amafaranga mu buryo bwaribwo bwose, bwaba ubufatika cyangwa se ubudafatika, bashobora guhita bamufunga. Ibyo birahita biguha igisubizo cy'uko uriye utubura amafaranga akabikora ndetse no kuri kamera. Ubuyobozi urabizi neza ko ibyo akora atari ukuri. None niba atari ukuri, ariya mafaranga akoresha ayavana hehe? Reka nkubwira hava. Niba nka mpano y'Imana tunyutse kujya kuri kamera agakora udukoryo nka turiya, maze muri utwo dukoryo yakoze cyangwa se iyo video yakoze ikaza kurebwa n'abantu 10,000, kandi haba hariho nimero ye ya telefoni cyangwa se ya WhatsApp, muri abo bantu 10,000 bamurebye ntago hazaburamo abantu 10 nibura cyangwa se abantu 100 bamuhamagara. Numuhamagara umusaba umugisha, ikintu cya mbere azakubwira ati gura Virunga cyangwa se ngurira amakazi 2 ya Mitsingi. Amakazi 2 agura 48,000. Nyuma muhamagara muri abantu 100, urumva nibura amafaranga muzaba mumuhaye. Kubera ko umuhamagaye yamaze kumwizera ko akora amafaranga kandi ko ashobora kumuha umugisha, nta nubwo azatinda kumwohereza ayo mafaranga, uzahita uyamwohereza byihuta. Uko muzamwohereza muri benshi niko nawe azaba menshi, maze akajya kuri konti akayabikuza. Namara kuyabikuza, muri ba bantu 100 bamuhamagaye azatumizamo nka 2 cyangwa 1, narangiza amuheho 100,000 ngo ni umugisha w'Imana muhaye. Namara kuyamuha, mwese mwongere mubone arayatanze ku karubanda, murusheho kumuhamagara ari nako mwiyongera, nawe arusheho gukira. Nuko bigenda. Uburaje uvuga uti ko yatubura ndeba akayakura mu kintu atayasizemo, uzabyemera uhari, kubera ko muri bari gufotora baba bafite ibyo bavuganye, abari mu kiganiro baba bafite ibyo baganiye, bityo rero nta wamenya ibiba biri inyuma ya kamera. Niyo mpamvu utagomba kwizera ibintu byose ubonye utahibereye. Amajana y'abantu bari kurirayo kwarika, mpano y'Imana n'abandi batubuzi babariye utwabo barabacucura. Niba nawe urimo, uze gusiga nimero yawe muri comment kugira ngo tuzashyire video yawe ku mbuga nkoranyambaga, bityo bigufashe kwigisha cyangwa se bidufashe kwigisha abandi. Kandi nizeye ko wamenye ko ibyo bakora ari ibinyoma, ntaho bihuriye no gutanga umugisha w'Imana. Nitwe Eric Radu, sindoga siniba sinabura. Kanda follow niba ukunze iyi video. Murakoze.